Amahoro y'Imana bane namwe. Nongeye kugaruka ngo tuganire ijambo ry'Imana, dusenga Imana. Imana iduhana umugisha. Nyagasani Imana turagushimiye. Tugushimiye kuri mu ruhande rwacu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Duciye bugufi ngo twumve ijambo ryawe. Umwuka wera akorere muri twe kandi asobanura ibyanditswe. Tubisabye Imana dushima twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Nimusabe Imana Fortune ugarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Inzanye intego ivuga ngo urasa nande. Urasa nande. Uvuga nkande. Imana ishimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Turasoma igice cya 3, turasoma duhereye ku murongo waho wa 2. Haranditse ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimuriho. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi, nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Iby'umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi: ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Twakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Yohana mu rwandiko yanditse urwandiko rwa 3, uyu murongo dusomye wa 2 uratubwira ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ubu turi abana b'Imana, ariko hari ukundi tuzasa. Nzanye rero intego ivuga ngo ubu urasa nande. Ubu urasa nande. Uravuga nkande. Imana itugirire neza. Yohana yagerageje kwerekana abana b'Imana n'abana ba Satani abari. Twese iyo tuvuze tuvuga ko turi abana b'Imana, ariko hari n'abantu b'Imana. Ndashaka kukubaza ngo witwa nde? Uri umwana w'Imana? Uri umuntu w'Imana? Urinde. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, kandi uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubutegereje indi shusho iri hirya, ni ukubanza ukaba umwana w'Imana, kandi nta wundi utugira abana b'Imana. Kristo niwe ugomba kuduhindura abana b'Imana, kuko ijambo riratubwira ngo nitumwizera, iyo umwizeye ukamwizera nk'umwami n'umukiza, ukavuga ko ari umwami, ukatura mu mutima wawe, ukatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, niko ijambo ry'Imana itubwira ngo uzakizwa. Numara gukizwa uba umwana w'Imana. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Twabyawe na kamere y'umwana w'umuntu, ariko Imana itwitegereze, ibona ikwiriye kutubabarira, ibona ikwiriye kutugirira neza. Yohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo akureho imirimo yose ya kamere, aduhindura abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo icyakora koko abamwizeye bakamwiringira bakamumenya, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Wari uzi ko ushobora kwitwa n'izina ariko ukitwa iryo zina atari kuri? Buriya izina rikunda kuba ari ryo muntu. Ushobora gusanga witwa umwana w'Imana, ariko ugasanga imirimo ukora irahakana iryo zina. Ndabinginze baroko, ndabinginze bakozi b'Imana, uko witwa, niba witwa umurokore, kuvuga umurokore nuko hari ibintu byinshi uba waravuyeho biba byari bikugoye, Imana ikakurokora, ikagukura mu rupfu, ikagushyira mu bugingo. Reka twe kwitwa wenda iryo zina, reka twivugira abakristo. Nubwo iryo zina batangiye kuryita abakristo basa nkaho bari batuka, bari bitira muri Antiyokiya,
babatuka kuri Kristo, ariko twahindutse abakristo. Uko badututse aba ariko tuba ubu umukristo, kuko baravuga ngo aba ni abakristo. Uri uwande? Ubarizwa he? Wizera umwana w'Imana? Ijambo ry'Imana yatubwira muri Yohana igice cya 14 ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu niwe nzira, Yesu niwe nzira. Ijambo ryatubwiye ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kuko icyaha nibwo bugome. None niba Yesu ari we nzira, Yesu yigeze atwigisha ubugome? Ko atwigisha kubabarira, akatwigisha guca bugufi, akatwigisha ingeso nziza. Umuntu ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Tuve mu bugome, tuba abana b'Imana. Witwa nde? Imana itugirire neza. Iyo umuntu yasinze bamwita umusinzi, iyo umuntu yiba bamwita umujura. Witwa nde? Witwa nde? Uvuka kuri nde? Uri mwene nde? Waretse Yesu akaguhindura umwana we. Twavuze ngo abamumenye yabahinduye kuba abana b'Imana. Kandi nitumara kumva iri jambo, twemere aduhindurira amazina, twemere tuba abana b'Imana. Ijambo ryatubwiye ngo umuntu wese uguma muri we ntakora icyaha, kuko umuntu ukora icyaha ntago yamubonye. Imana iturinde gukora ibyaha nkana. Imana iturinde gukora icyaha twakitumye, wabigambiriye. Imana itugirire neza. Maze umurongo wa 8, ukora ibyaha n'uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ariko umva ijambo ryiza, ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Haleluya, haleluya. Icyatumye Yesu Kristo yerekanwa ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Imirimo ya Satani ni myinshi, ni myinshi cyane. Imirimo y'umwijima ni myinshi, ariko icyatumye Yesu yerekanwa ni ukugira ngo agire ibyo amareho. Yesu agira ibyo atunganya kuri wowe. Yesu agutunganiriza imibereho. Yesu agutunganiriza izina, waguhindurira imibereho, uhinduka umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Uri uwande? Uri umwana wa Satani? Uri umwana w'Imana? Urinde? Ise ibiranga abana b'Imana ni ibiki? Abana b'Imana barangwa n'urukundo. Abana b'Imana barangwa no kubabarira. Abana b'Imana barangwa no guca bugufi. Abana b'Imana barangwa no gusenga. Abana b'Imana bafite kamere ibaranga. Umuntu wese afite ibimuranga. Urangwa n'iki? Muri karitsiye, ahantu ugenda, aho ucururiza, aho uri mu biro, urangwa n'iki? Umwana w'Imana arangwa no gusenga, arangwa no guca bugufi, arangwa n'urukundo, arangwa no kumenya uko icyo Yesu ashaka. Ngo mushakashake kumenya iby'Imana ishaka, aba ari byo mukora. Haleluya, haleluya. Uri umwana wande? Niko ndi kukubaza. Uri umwana wande? Kuri kubyica, uri kubyica. Imana yari yarakugize umuzabibu mwiza cyane, ikugira umwana mwiza. Ubu umwana mwiza iragutunganya, igusukira amavuta yayo, igusukira ubwiza bwayo, igushyira mu bana bayo. Irangije noneho iguha n'umurimo, irakubwira ati genda uririmbe. Abandi bavuga ati muvuge ubutumwa, abandi bavuga ati muhanure. Igenda ibaha inshingano. None murava ku Mana mujya he? Urashaka kwitwa umwana wande? Urashaka kuba ikirara? Garuka mu rugo, garuka mu rugo, garuka mu rugo rwa data. Uri umwana, kandi abana be arabamenya. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo intama ze arazimenya, akazikunda. Nizagiye kona arazigarura, akaziyegereza, akamenya imibabaro yazo, kandi yumva ijwi ry'izo. Iyo zimuhamagaye arazumva, iyo zitabaje arazitabara, iyo zitelefonye arazumva. Umva bakozi b'Imana, murabizi ko yaduhaye telefone. Yesu akimara kutwita abana be yaduhaye telefone iri muri Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 3. Iratubwira ngo uwo murongo mujye muwukandaho, uravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Mbese iyo telefone uracyayikandaho? Ninde utabaza? Urahamagara nde? Iyo utewe uhamagara nde? Umva, nimugaruke mu rugo. Witwa nde?
uri umwana w'Imana cyangwa uri umwana wa Satani? Imirimo ukora niyo ikugaragaza. Ndaguhamagaye, ndakubwira ngo wongere wisuzume, uze gufata akanya, ufate ibihe byo gusenga, wongere utekereze niba uri mu mwanya wo kwitwa umwana w'Imana. Dusenga Imana. Numvaga iryo jambo mbinginga ngo umuntu wese yongere arebe, uri umwana w'Imana cyangwa uri umwana wa Satani? Ibintu ni ibintu bibiri. Niba utari umwana w'Imana, ubwo uri uwa Satani. Ariko ndahamagara n'aba Satani mwese, Yesu arabahamagara. Kandi umuntu ashaka kubikubwira akagira ngo akubwiye nabi, ariko arimo araguhamagara ngo ngwino nawe agushyire mu mukumbi. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, murozi ngwino mu rugo rwa Yesu, inyuma ni habi. Ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, ngwino. Harimo amata, harimo ubuki, harimo ibyiza, harimo amahoro, hariho umudendezo. Yesu arakuruhura. Dusenga Imana. Ndagushimiye Uwiteka Mana yacu, ndagushimiye ku bantu bose bumvise iri jambo, kandi urahamagarira abantu bose, abo uri waragize abana bawe bakabivamo, abo Mwami Imana bari kure n'abari hafi, urabahamagara ngo baze ubinjize mu mukumbi. Ndasenze kugira ngo umuntu yongere gutekereza izina yitwa, arebe n'uburyo arigendera. Niba turi abana b'Imana koko, tubihamirishe n'imirimo yacu. Sengera umuntu wese uciye bugufi, akongera akibuka neza icyo mwavuganye, akibuka neza ko wamugize umwana wawe, akaba abaye mu mwanya. Umuhe umugisha kandi umukomeze. Sabiye imbaraga abera bose, sabiye imbaraga abacitse intege, abasubiye inyuma, abaretse kuba abana bakaba ibirara, ubagarure kandi ubazane mu rugo. Urakoze ko ubikoze, urakoze Mana. Icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa no gupfukamirwa n'amashimwe n'ibibi byawe, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom. Ndabakunda nshuti zanjye. Mukande subscribe kuri M.Fortune, hanyuma kuri iyo channel murahasanga ijambo ry'Imana. Tugomeze turikwirakwize, ukore kuri share, usharinge n'abandi, dukomeze tubwirize ubutumwa bwiza. Shalom shalom.